Reka duhere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose buriya niho byatangiriye. Hanyuma muri 91 ubwo kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose kugera muri 91 mbere gato mu gihe cy'intambara y'ubutita uribuka ko hari ibihugu bibiri by'ibihangange. Yari Soviet Union, RSS, yari na Amerika. Ngira ngo uzi ko hari n'ibi bihugu byo muri Afrika bimwe byari bijagaraye biri mu kintu cy'abaringa byise ngo umuryango w'ibihugu bitageraho bibogamiye. Burya byari ibihugu bidashaka kujya kuri Amerika, bidashaka no kujya kuri Soviet Union. Noneho après l'effondrement de l'RSS ni ukuvuga ngo ishwanyutse hatangiye ikintu bise nanone Nouvelle Ordre Mondiale. Nouvelle Ordre Mondiale rero yari yihe yari yo kuvuga ngo ubu hasigaye igihugu kimwe imitegekere mishya y'isi hasigaye igihugu kimwe cy'igihanganye ni ukuvuga ngo sans rival ni militaire ni financier ni politique ntawe gihanganye nawe muri politique mu gisirikare no mu bindi byose iyo yari Amerika yonyine iraza ijegeza isi irazamuka ibihugu byose donc byagombaga gupfukama bikayitinya bibaho ngaho ari uko Amerika imeze igihe cya Bush wa mbere Bush fils igihe cy'intambara Gulf Persique ukazamuka kwa Clinton hose iyo yari ya Amerika y'igihanganye. Noneho nyuma yaho nibwo abantu batangiye kuvuga kuva hano muri za bibiri hano mu mwaka wa 2000 kuzamura hano hatangira kuza ibyo bita les nouvelles puissances en émergence. No kuvuga ngo hatangira kuza ibihangange bishyashya birimo bizamuka ibyo hari nka China yari ku muvuduko wo hejuru cyane mu by'ubukungu. Ntabwo China yavudutse mu by'ubukungu gusa ahubwo no mu by'igisirikare yari yubatse. Kuko uzi ko iri mu bisirikare bikomeye kandi bifite igisirikare navuga kiri advanced haba muri technology haba no mu bindi byose. Hanyuma hatangira kuza ibindi bihugu donc ibyo yaragezeho bya BRICS yavugaga. Ibyo birimo za India, birimo za South Africa, birimo za Brazil, donc nabyo bitangira kuzamuka. Noneho yasi yigeze kubaho ari bipolaire. Donc bipolaire igizwe n'ibihangange bibiri. Noneho bipolaire ikavaho agasigara isi unipolaire. Noneho biva kuri unipolaire biba multipolaire. Donc abantu batangira kuvuga ngo ubu ngubu isi irimo ibihangange byinshi par conséquent nta gihugu na kimwe kigishobora gufata icyemezo ku isi gishaka icyo cyemezo ntikiburizwemo. Noneho Amerika iza kuba iba frustrée. Igira frustration donc noneho kuko wabonaga ko ariko bimeze. Noneho abashinwa iyo bareba urabona barakomeye ariko na abantu biyubatse mu by'ubukungu ariko ntago bashaka kwiyangaja militairement. Ntago bashaka kwiyangaja attention intambara nayitwara amafaranga. Kuko ngira ngo ntugire ngo hariya mu ijoro rimwe Amerika ishobora gukoresha billions z'amadolari ariko ibizuko izayagarura. Ntago Amerika igikora business. Abantu bumvise kuri miliyari zingahe bakoresheje muri Venezuela byonyine ari operation yo gufata nyine ariko Amerika nta hantu ijya mu ntambara itabanje gukora business plan. Uzabajeze intambara zose yagiyemo hari nabo nge numva biganirira ngo bakwirirwa baza ahangaha muri Afrika ntaho bazaza bazakomeza bakoreshe bakande mikoro bakoresha izindi pression diplomatique n'ibindi menace z'ibihano n'iki ariko ureba aho bagiye muri Iraq bagiyeyo muri Iran biriya bihugu byo mu burasirazuba byose hari petrol muri Gulf Persique bagiye kuhirukana Saddam Hussein wari wahabohoje ariko suko bakundaga Kuwait naho ni petrol yari iriyo. Uriya muhora witwa ngo ni bari Hormuz niho bavuze niko witwa uriya ngucamo utugunguru biriya bita amabaril 17,000 ku munsi sibyo. Ni ukuvuga yuko hari ahantu ikindi kintu ugomba kumenya nuko buriya Russia nayo ifite petrol nyinshi. Ni ukuvuga ko Iran ifunze hari ahantu ni ukuvuga ngo petrol ku isi ibiciro wahita witega ko ibiciro bihita bizamuka kandi Uburusiya nibwo bwabyungukiramo kuko nibwo bwaba busigaye burimo gukora business ya petrol nyinshi. So ubwo ngubwo rero urumva ibyo bintu byose birakwereka ko Amerika byageze ahantu. Noneho Trump uyu munsi mu kinyejana cya 21 niwe muntu rimwe nabonye biriya byo muri Venezuela ngira ngo mwagize igihe cyo kubiganiraho. Ndavuga mu kinyejana cya 21 umuperezida w'igihugu gishobora kugenda kikajya mu kindi kigaterura perezida
kuri uyu kuntu bamutwaye wagira ngo ni nko guterura umufuka wa kawunga umukozi yari yadafunze igikoni arawuterura arawujyana none ntabwo abizi aho wagiye. Noneho Lorandome twatangiye kubona amashusho y'abantu bameze baryamye babitwa ngo nabari murindiraga umutekano bose barambaraye hasi bameze nk'imbeba zari y'urusenda. Bire byose twarabibonaga ariko tukavuga tutariko ibi bintu mu kinyejana cya 21 bishoboka gute. Ndangije ndavuga nti US Army it's a war machine. Nibwo nahise ngera ahantu ndavuga nti nibura bo bashoboye kwerekana ko hari ibintu bashobora gukora ibindi bihugu bidashobora gukora. Nge ngira ngo urabona n'ubu ngubu ibyo barimo gukora za Russia za China puruta bajyaga bavuga ngo nabariye ba Iran n'ibindi uretse gusohora utuntu tw'udutangazo two kwamagana nabiriya bavuze muri Security Council y'Urgence batumije ejo. Yego yabaye nijoro wabonye declaration ya Antonio Guterres. Hari n'akandi gatangazo nabonye ka African Union nako kanshekeje. So hari ariko nitangazo na DRC nayo hari iryo yasohoye ariko DRC nayo wabonye yuko bya bintu igiturega ngo bya integrité bya agression byaki wabonye ko muri langage yabo nta birimo. President Macron we yavuze ngo la France n'a été ni prévenue donc nous kuvuga ngo Ubufaransa ni consulté donc ni informé. Ariko nabonye Abadage na Pologne bo bavuga ko ibya biriya bitero bari babizi. Karastama nawe ubwongereza yavuze ko nta kintu ngo nago bari babirimo. Gusa bo baravuga ngo bari ready kurengera inyungu zabo aho zahungabanywa. Donc mu magambo make rero urebye witegereje neza none witegereje neza ubwo nari ndimo rero kugera biratuma America iba great again nyine ndashaka kukwereka yuko ubaye great again. Reba attitude y'ibindi bihugu bikomeye kuko nakubwiye ngo muri politique byanga bikunda nta munyapolitike utarasomye Machiavelli. Byanga bikunda umuntu either uramukunda unconditionally cyangwa se uramukunda kuko umutinye. Cyangwa se mu kimwe muri politiki bakavuga ngo njewe wantinyeho kunkunda for free. Sibyo? Ariko urebe ibihugu byose urebe bya bintu ba Maxime Prévost birirwaga batuvuzaho induru ngo violation du droit international bazana twatuntu twose two muri charité twose baducecetse wagira ngo ntitunabaho. Nukuvuga ngo nta muntu urimo kutuvuga n'ibihugu by'Iburayi byose byifashe. Sibyo? Urabona yuko byose bivuga ngo byiteguye biri mu bwoba nabyo no nicyo kikubwira yuko Amerika ari gihangange. Reka tubyemere kubera yuko kera nkiga amategeko hari umwarimu yari umugereki watwigishije yajya akunda kutubwira hari ikintu yajya akunda kutubwira ngo akatwereka nk'ibintu akatubwira ngo le juriste donc ni ukuvuga ngo yarigiraga ngo face à la réalité factuelle. Le juriste face à la réalité factuelle ni ukuvuga ngo la confrontation des idées à la réalité factuelle. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byanga bikunda ubireba nubwo wabura umufano umeze gute udashobora kugira aho wabihungira kuko ni facts zivugira kandi ziri imbere yawe nibyo bita réalité factuelle. Donc ni ukuvuga yuko rero ibirimo kuba biragaragaza yuko uyu munsi gusa icyo ntakubwira ni ukumenya wenda ngo ni ibintu bizamara igihe kingana iki ariko Amerika yongeye kugaragaza ko ari superpower iri hejuru y'izindi.